ikiganiro kirambuye ngiye kugezaho aho Patrick Muyaya yaganiye na France 24 nyuma yuko AFC M23 imaze gutangaza kuva mu mujyi wa Uvira yishongora bikomeye cyane kuri AFC M23 ndetse n'u Rwanda nk'uko bisanzwe. Reka mbageze ikiganiro cyose mu buryo burambuye. Votre réaction sur l'annonce du retrait du M23 a-t-il commencé d'ailleurs? Quelles sont vos informations? D'abord, nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin du fait justement de l'action du Rwanda à travers ce supplétif du M23. Umunyamakuru ati niki mwavuga ku itangazo rivuga ko M23 yikuye muri Uvira byatangiye gute kandi nayahe makuru mufite? Patrick Muyaya ati icyambere twibanze cyane ku kibazo cy'iterabwoba n'ibikangisho abaturage bacu bahuye nabyo muri iki gitondo bitewe n'ibikorwa by'u Rwanda byanyujwe muri uyu mutwe w'inkunga cyangwa umutwe ubafasha wa M23. Habaye igikorwa cy'ikinamico cyateguwe hifashishijwe iterabwoba rikomeye, abaturage bacu bakubitwa kugira ngo bagire uruhare muri icyo gikorwa. Icyo nicyo kiduhangayikishije mbere ya byose. Ibindi bivugwa ni ibintu bidafite agaciro kandi n'ubwo ushaka kuyobya abantu, kuko murabizi neza ko M23 ngira ngo mujye muyumva mu by'ukuri ni umwana w'u Rwanda. Kuvuga ko batabigizemo uruhare si ukwivanga mu bikorwa bya Washington. Ni gute byashoboka mu gihe igitutu cyashyizwe ku Rwanda kigaragara neza? Mwabonye cyane amagambo ya ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama y'umutekano, tutavuze n'ibyo. Mwabonye kandi ubutumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Rubio bushyira inshingano ku Rwanda mu buryo bweruye. None se kuki aribo bagomba kuza nk'abantu bitareba bakavuga bati nimwumve ninjye ufite amakosa? Ngo baravuga bati ngiye kuva muri Uvira. Biragaragara ko ari amayeri agamije kuyobya abahuza b'Abanyamerika bari baratangiye gufata ingamba, kuko biragaragara neza ko ibyabereye Uvira bitakwihanganirwa. Ibyo tubireba dukurikije icyemezo cya Loni 2773, inzira ya Doha ndetse n'inzira ya Washington. Ntibyemewe na gato ko Kigali irasa misile ziturutse ku butaka bwayo zikagwa ku butaka bwacu ndetse no ku butaka bw'u Burundi. Ntibyakwihanganirwa na gato ko Kigali ikoresha drones za kamikaze igatera intego, igatera ku basivile muri Uvira. Ibi nibyo byerekana umwiryane n'akaduruvayo nyakuri, atari bya bindi byagaragajwe muri iki gitondo by'imyigaragambyo. Umunyamakuru ati ariko Patrick Muyaya haravugwa ko ari ukwikura muri uyu mujyi, koko byatangajwe ko byabaye ku gitutu cya Amerika. Bavuga ko ari ku busabe bwa Washington ko M23 yahikuye ariko hashingiwe ku bintu runaka, kandi tuzi ko amasezerano yashyizweho umukono byabereye Washington atategekaga ibijyanye n'ibyo. Ese hari amahirwe ko hashyirwaho ibihano? Patrick Muyaya ati turi mu nzira z'ibiganiro. Hari inzira ya Washington, hari n'inzira ya Doha, aho byasobanuka neza ko tutagomba kongera kubona ibitero nk'ibi, kandi ntitugomba kwibagirwa ko aha tuvuga by'umwihariko ku nzira ya Washington. Mwibuke ko ku wa 4 Ukuboza habaye umuhango twagiranye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ako kanya nyuma y'uwo muhango ibitero byarakajijwe bikwira hose, kandi byemejwe n'amakuru yose atandukanye, harimo na raporo iheruka y'itsinda ry'impuguke za Loni ko nibura abasirikare b'u Rwanda 7,000 bari ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nicyo twiteze kandi nicyo cyemeranyijwe mu masezerano. Ntibikwiye na gato gutangira gusesengura izi nyandiko mu mizi yazo, kuko ibibazo byose byashyizwe ku meza i Washington byamaze gukemurwa, kandi hari amasezerano yabereye i Doha. Hari ibiganiro bikomeje kandi bizasubukurwa vuba, ariko ayo masezerano ntabwo ategeka mu buryo bw'ibihano. Bityo rero madamu, ndagera ku mwanzuro, icyifuzo ni ukwikura
nta yandi mananiza ko ingabo zose n'utundi dutsiko turi mu bice byigaruriwe n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mukino wa se n'umwana. Umwana akaba ari brigade y'imbere M23 naho se akaba ari u Rwanda. Kuri twe rero turi mu murongo w'ubuhuza, si ku mpamvu gusa. Mwumvise Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Rubio avuga ko bazafata ingamba kugira ngo ijambo rya Perezida Trump ryubahirizwe. Niba rero mushaka kuvuga ku ngamba zitegeka, mukavuga ko nta ngamba zitegeka zihari, ariko iyo zitabaho sinzi neza niba umwana yari kwitanga atyo imbere y'ibitekerezo by'abantu agamije kurengera se. Umunyamakuru ati ariko se M23 ivuga ko yiteguye kwikura kuva aho ngaho ari ubwayo yikuye muri Uvira, ariko ikabivuga hashingiwe ku bintu runaka, cyane cyane ku gusenya ingabo ziri mu mujyi wa Uvira no gushyira uwo mujyi muri Kivu y'Amajyepfo mu maboko y'ingabo zidafite aho zibogamiye. N'izihe ngabo zidafite aho zibogamiye zashobora kugarura amahoro muri uwo mujyi, cyane cyane ko u Rwanda rutemera ko MONUSCO ihaba? Patrick Meya ati mu by'ukuri uko ibintu bimeze ubu nk'uko nabivuze mbere, ntidushobora no kureba icyo kibazo mu mizi yacyo. Narababwiye ko dufite inzego zisobanutse, hari Doha, hari Washington, kandi biragaragara ko atari igikorwa cy'umuntu ku giti cye cyafashwe mu rwego rwo kurengera se ngo hirindwe ingamba zitegerejwe ziturutse i Washington ku buryo byatuma duhindura umurongo wacu. Icya mbere na mbere, ntibikwiye na gato gutekereza ko M23 yari ifite uburenganzira bwo gusenya cyangwa kurenga ku byo yari yemeye hamwe n'u Rwanda. Birumvikana neza ko ibyemeranyijwe i Washington n'ibyemeranyijwe i Doha byari bigamije guhagarika ibi bitero byakwirakwiye hose. Ndabibutsa ko imirwano itabera gusa i Uvira, hari n'ahandi ku zindi nzira mu bindi bice bitandukanye nko muri Walikale ndetse no mu bindi bice bya Kivu ya ruguru, aho ingabo z'u Rwanda zirimo kwivanga cyane, ariko ziri kugumishwa, ziri guhangana ndetse zigasubizwa inyuma n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi ni ikimenyetso cyiyongera kigaragaza ko Perezida w'u Rwanda mu by'ukuri atemera amahoro, atekereza ko ashobora gukomeza gahunda ye yo gusahura umutungo wacu, nyamara amahoro yaganiriweho i Washington n'amasezerano yashyizweho umukono n'ayo gufasha aka karere gutera imbere burundu, kuva mu bibazo bidashira by'ubugizi bwa nabi n'intambara, ariko binyuze mu ihohoterwa. Niho bamwe mu bayobozi batekereza ko bashobora gukomeza gushyira mu bikorwa imigambi yabo mibi muri iki gice cy'igihugu cyacu. Umunyamakuru ati none se Patrick Muyaya, ni iki mutegereje uyu munsi? Niki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegereje kuri iyi nzira y'amahoro hifashishijwe ibiri kuba ku rugamba? Ni gute amategeko mpuzamahanga ashobora kubahirizwa, cyane ko habaye n'impaka ziherutse mu nama y'umutekano ya Loni? Patrick Meya ati ntimukibagirwe ko habayeho impaka ziheruka mu nama y'umutekano, ko hari icyemezo cya Loni 2773 ko hari amasezerano yashyiriweho umukono i Washington, kandi ko hari intambwe nziza twagezeho i Doha, byose bikagena neza ibyo dutegereje. Ni ngombwa cyane kwibutsa ko ikibazo cy'ubutabazi kimeze nabi cyane, kandi ibikorwa by'u Rwanda birushaho kugishyira mu kaga. Kuri twe rero, nk'uko nabivuze mbere, igikenewe ni ukwikura burundu kw'ingabo zose z'u Rwanda n'udutsiko twazo mu bice byose by'igihugu byigaruriwe. Ibyo ni byo shingiro ry'amasezerano, kuko twavuze duti dukeneye amahoro, dukeneye umutekano. Nyuma yaho tuzerekeza ku iterambere ry'ubukungu, kandi mu biganiro by'Idoha twagaragaje ubushake bwacu. Twamaze kumvikana ku buryo bubiri de mekanisme, hasigaye izindi 6 ibiganiro byari biteganyijwe gusubukurwa. Ariko muri ibi bihe, mu gihe hakomeje ibikorwa nk'ibi, ni ngombwa kwibaza ku mpamvu nyazo z'u Rwanda na M23, harimo n'igihe bajya i Doha cyangwa i Washington.
biragaragara ko atari amahoro u Rwanda rushaka. None se umuryango mpuzamahanga ukwiye gukora iki? Ugomba gufata ingaruka z'ibi, by'umwihariko ugafata ibihano bisobanutse kandi bifatika bishobora gufatira u Rwanda kubahiriza uruhare rwarwo mu masezerano yemeranyijwe i Washington. Mwavuze ku bibazo by'ubutabazi. Umunyamakuru ati ni ubuhe buryo bw'ubutabazi bugezeho muri Uvira no mu nkengero zaho mu gihe hari abaturage benshi barimo guhunga imirwano bakajya kwihisha haba mu Rwanda ruturanye na Kongo cyangwa ku ruhande rw'u Burundi? Ni ayahe makuru mufite ku bijyanye n'iki kibazo cy'ubutabazi? Patrick Meya ati ikibazo nyamukuru kiduhangayikishije uyu munsi ni uko dufite nibura abantu 200,000 bahungabanyijwe n'intambara ku munsi umwe gusa. Kuwa gatanu no kuwa kane abantu bagera ku 20,500 hagati y'ibihumbi 20,000 na 23,500 bambutse berekeza i Goma. Iki kibazo cyaganiriweho mu nama y'abaminisitiri yabaye kuwa gatanu ushize, kandi ubu tuvugana minisitiri w'intebe yatangaje ko hari itsinda ryoherejwe mu Burundi, irindi rikazagera muri Tanzania kugira ngo basuzume ibikenewe byose no gutanga ubufasha bukenewe. Mwumvise kandi amatangazo yatanzwe n'abakora mu rwego rw'ubutasi baraho uko ibintu bihagaze ni bibi cyane kandi birihutirwa. Natwe nk'igihugu tuzakora uruhare rwacu, tuzareba uko dutanga aho kwikinga, tunamenye neza ko abaturage bacu bitabwaho aho bari, ariko biragaragara ko hakenewe ubufatanye mpuzamahanga bukomeye kurushaho, haba mu gufasha aba baturage ndetse no mu kugarura umutekano, kuko igisubizo cyiza kurusha ibindi dushobora guha abimuwe ni ukubaha amahirwe yo gusubira mu byabo mu mahoro, umutekano wagaruwe. Ibyo ntibishobora gukorwa n'abategeka binyuze mu byaha. Bityo rero hakenewe ko M23 iva ku butaka bwacu kimwe na se wayo ari u Rwanda. Umunyamakuru ati magambo make Patrick Meya, ese amasezerano ya Washington aracyashoboka gushyirwa mu bikorwa uyu munsi? Patrick Meya ati yego, aracyashoboka mu buryo busesuye. Kuva mu ntangiriro twagaragaje ko twizeye ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukaba tuzi n'imyitwarire ya Perezida Kagame. Hashize igihe kinini atamenyereye kubahiriza amasezerano, ariko twizeye ko kuri iyi nshuro bizashoboka, kuko mwabonye amagambo ya Perezida Trump n'ukwitanga kwa Amerika byagaragaye neza. Ibi byerekana ko igihe twari Washington, twe nka guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twaganiriye ku ngingo zose, dufite ubwitonzi n'ubushishozi bukenewe. Ibyo Perezida Kagame akomeje gukora ni ubwe utekereza ko mu guteza imbere amahoro no kubahiriza amasezerano atazashobora gukomeza guteza imbere ubukungu bwe n'ibikorwa bye bishingiye ku mibabaro n'amakuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na ikiganiro cyarangiriye, ubundi umunyamakuru ashimira Patrick Meya ati murakoze cyane Patrick Meya, Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuba mwadusubije ku bibazo byacu.